Okay, umbaza nakibazo. Waratewe usogiye ufite imyaka ingahe? Barongeze ukuri. Nyine namubyara nari buzima bwo kumeza. Ugakomeza. Hanyuma nyuma ugashaka umukunzi wundi cyangwa se wabana n'amatsiko wamwihanganira? Ntabwo namwihanganira. Ibyamera byaganiye bya kabiri bya gatatu. Ushobora no kuzabona undi wumva icyo gikomere uriya si yari uwanjye. Yego. Buri muntu nta giti kijya kibura inyoni kigwamo. Zabe mfasha muri abo musenge. Muko mwiza nkawe nta gashira irora nirongorwa. Matsiko yahoze umutinganyira ngo urabizi. Ubona mukunze ubizi kwanza. Abivamo. Amaze kuva mu butinganyi. Akunda ubwo mwiza nk'uyu ubase. Uhanamwemera ye. Wajya kubona ashobora gukoresha ingabo z'abagabo cyangwa nta gashobora. Tugize ukuri tubara amatsiko. Okay. Akaryerongoza. Incuri apana agashyamo indiba y'ivide. Ubona bira bintu bimeze biti bisonoye iki? Hari umugabo wamushobora bati ngewe nushatse umugore nitwa Cyubahiro ni wa muhungu utinya abakobwa kanabakunda uwanga abakobwa ntakababyare. Hano ndi kumwe n'icyo gikaze cyo gikorwa cyiza cyane cyitwa Uwase. Uwase bite se bebe? Umeze neza? Cyane umeze neza. Urakeka? Shatse wa nka bitanu. Okay, nta kibazo turavugana. Yego sha. Kamaze neka n'abafana bakurumeze. Umeze fresh. Ese amakuru yakunze hano nyine wicariye umeze neza fresh tuje kuri vibes zimeze neza. Ndashaka kubaza ubushize mu kiganiro nakoze hano cyantunguye nkuzina gukora surprise nkakozana amatsiko. Wahise wigendera usiga barwana ntiwakiza umugabo wawe ntiwakiza amatsiko ntiwakiza iki kintu wabikoreye byatewe n'iki? Oya ahubwo hano ni nakwanze. N'ikize kandi ngira ngo ujye kumura surprise uzi ko ari mu Caritas ka twarashwanye. Yego. Ahubwo buriya byaranambabaje. Nese amatsiko mwarashwanye koko? Twarashwanye. Urabizi ko na twanashwanye turi kumwe impeta ndayimusubiza. Nibone ndi umusheri mu gihe uri kumbaza ibyiwe uzanye indizaga. Mbanza y'amatsiko. Byarambabaje nyine buriya. Umve yuko ubutuvugana ngewe nawo nabareze by'urukundo wawe. Aretse abahungu? Nabishimutse mu by'urukundo. Ahubwo amakuru ko nasize bari kurwana. Ngewe nta makuru wenda ashaka kubaza. Narabamagaye banakumfatse. Kandi nyine mfite ubwoba nabwo kuguma hariya bari gushwana. Aretse amatsiko sibyo? Uramwanga. Sheri wawe kucyo wo musize kwigendera. Nabonaga na bose nese bura tuvuge wasanga bana bivuganye sinzi wenda bose ari inshuti. Babivuga n'ikizo. Ariko nabonye bose ari kimwe. Ni kimwe gute? None se umundi waba ufite umusheri nimba muri gutereta nawe bayinambara nkazira kuki nagiye nankurikira akagumiza kurwana. Nawe yanze kunyuka. Yarwaniraga umukunzi we. Mugiye namubwiye ngo tugende se ntabwo ari kumurikira. Yagomba kubanza kurwana intambara y'amatsiko kuko amatsiko gihe intambara mbirega buri amatsiko yameze nk'igini. Nta kibazo yarwaniraga ubusare muri bose. Ari uriya nawe nahise mukatira na amatsiko nari mukatiye. Muri minsi basufite nde? Uri single? Single. Nta mukunzi ufite? Yego nano nteganya. Kubera iki se? Ko umeze nkawe gutya nta mukunzi agateganya? Ntago mbishaka. Niki ikintu cyatuye utabishaka nyine kuva ko ubivuyemo burundu ari matsiko ari iki byose? Barakubabarira se genze bite? Ibaze ariko kwambikwa impeta inshuro ebyiri abantu bakubabaza. Wenda uri amatsiko noneho we namubabariye ibintu byinshi. Matsiko yateye mushiki wenda n'undi kwa Berayi. Nawe nyumvira. Matsiko yego ni nk'umusazi. Ariko yasabye imbabazi nda. Kuseka se. Kuseka. Ni muri n'abasazi ubwo birarenze wararenze. Sinabona uko muvuga. Yego. Hakanya rotekeze cyo nyine mu mubano wawe n'abahungu cyangwa se n'umugabo ushaka gushaka ufitiye gahunda muri rusange. Kubera nyine urumva ndacyari mu gahinda ka uriya mutipe. Yego. Ntabwo ndi kubitekereza cyane. Tuzabivuga ubutaha numva ameze neza nzaguhamagara nje tuganire. Buganire. Ubuse urumva umutima wawe ntabwo uriyakira ntabwo uratushye ku murongo. Uracyaro umuntu nyine uri aho ngaho. Okay, ntabwo ndiyakira neza. Yego.
ubonye se umuntu ugukunda ntabwo wamwemera kuguma umwanya mu mutima wawe ngo mujyane nyine urukundo nyine urisiriye utabize nk'abamatsiko nyine kandi ndi kukubwira yuko ubu tuvugana abahungu bose nabafashe nka bose ari abahemu oya yashanaga ari abahemu rega umukobwa wamwe agatukisha bose hari ukuntu wenda nzamera neza bikagaruka ariko ndi kumva kuri njye nawe njyenyine nta musore nkeneye mu buzima bwanjye nyine nanjye nkiyakira ubuzima bugakomeza okay so urakoze urateganya kuzabisubiramo nko mu gihe kingana iki ugereranyije aho naba nkubeshye nzakubwira ababeshye ese ukeneye nko gutera akabariro wajyagenda bite oya ibyo ngibyo nabyo nawe mbisubize urabeshye ntabwo byakunda byakunda ko umuntu niwe wiha nta kuntu watorokana amatsiko ntandaguteye ntabwo ngiye mbyizera tubwiza ukuri nyine n'ukuri kuryana mu matwi ko watubwira ahubwo buriya nabyo ndaza kubitekerezaho ayoboye ntabwo uripimisha bibaye byarabaye byambabaza wakoreye iki bibaramutse byarabaye amatsiko baragutenda amatsiko afite inda yateye mushiki we ateye inda mbera nawe akaba yaragutenda wakora iki nk'umukobwa nkawe mukuru mwikare mwiza wakora iki uri kumva yego nyine nabyakira n'uwo mwana ntabwo navuga ngo nakuramo inda kuko uwo mwana namuhemukiye nyine namubyara ntari ubuzima bugakomeza hanyuma nyuma ugashaka umukunzi wundi cyangwa se wabana amatsiko wamwihanganira ntabwo namwihanganira ibya mbere byaganiye ibya kabiri ibya gatatu mbega nabonye ko ariyo ngeso yiwe kandi waca umugani ngo ingeso iva muri nyirawe yapfuye urakoze cyane rwose uri umuntu mukuru ariyo matsiko nuriya tipe nabonye buringo uwo ukunda cyane ni ubuhe vugisha ukuri mbere nakundaga amatsiko cyane biba ngombwa yuko haza nyine dutandukana uriya wundaze nawe numva ko aje kumvura igikomere ahubwo nawe birangiye nawe azari umukaritasi wawe ubwo rero urumva bibaye ibikomere bingaye ku mutima ntabwo rero byakomeza ariko uriya mutipe ariko ngewe mbwe mu kiganiro wagiye nawe kuri telefone mwe kurimo kurwanira atari impamvu zindi agira ngo uveho hari amahoro akwereke ko anagukunda cyane urangije nawe yote uramusiga urazi ko yanavunitse ko yaravunitse yacumbagiye rwose ngewe uwase ndamukunda aravunika ati ndavuvugiye ndamukunda noneho uri kuvuga ati nta muntu nkunda nubwo mfite igikomere ku mutima ni kuri kuvuga nyine azivuza akire nta kibazo ariko njye ntabwo kandi utamwitaho oya njye se n'inda wanyitayeho muri ibyo bikomere byose banteye niba umuntu ari kumara agahinda k'amatsiko ukamusiga njyewe ntabwo mbyumva neza ariko nta rukundo ugeranye mu busanzwe nyine uri aho weshya ari amanegeka y'aho ngaho ahubwo ndarugira njyewe bakamumukira njyewe ubundi ikintu ngenzi ku bakobwa bameze nkawe ntabwo muzi gukunda sibyo se sibyo wase yawe yanjye urukundo ndarufite ndarufite binagaragara reka wenda tuzabigenera ubutaha tumaze kubona wenda umurongo ufite hakaye ntabwo tuzi ibyo utekereza ariko none hari ikindi kintu nshaka kubaza urabona uri umukobwa mwiza ugaragara n'abantu babibone ugaragara ko umeze fresh ukeye nyine umeze fresh cyane ufite amafaranga ufite nyine buri kimwe cyose ufite vibe za danje umukobwa witwa Emeline uramuzi Emeline yego uriya wa Henike urakabyara uwo nguwo nicyo kintu wamuvugaho nk'umukobwa nyine mugenzi wawe kandi wakoze amayintu bitari byiza biriya bintu yakoze nyine yaradusebeje nk'abakobwa muri rusange ariko icyo namugira inama nawe wese wasanga sinzi ari byo bari banyweye cyangwa iki ariko ntekereza ko ahari nawe ari kwicuza kandi wenda azagaruka ameze neza iyo umuntu akoze ikosa akaryemera agasaba imbabazi birumvikana ariko hari aho yaradusebeje natwe abakobwa ntabwo tuzapfa kumubabarira neza umuntu w'umukobwa ufata icupa akaryirongoza incuri apana agashyiramo indiba y'ivide ubona biriya bintu bimeze biti bisobanuye iki hari umugabo uriya wamushobora bati ngewe nushatse umugore tugiranye ibi n'ibi nyine igira icyo ubivugaho biriya kubisobanura biragoye kuba nyine nakurira ni nkaho yakeretse abagabo ko ntacyo bamaze yego rwose gukoresha ivide yaberetse ko abagabo batamunyego ubwo rero kuri we wenda wabonye nabyo byishimo kuri we ivide ryamushimishije kuruta abagabo rikanagera aho abandi batageze ubwo rero
sinzi uko byameze twebwe natwe byaradutunguye. wowe se ubasha kugira gutera akabariro ku ruhande cyangwa ubasha gukoresha vide? Nyine nakubwiye ko mu gihe mfite sheri wenda byabagaho, mu gihe ntamufite rero ndihangana. Urihangana? Ndifata. Chanjye burajya bitewe n'ukuntu njya nkubona n'ukuntu ukunda kuganira n'iki n'ukuntu uri mwiza ujya untera amatsiko ndumva nakoze utundi tubazo nka tubiri unyemereye. Mbaza nta kibazo. Warateye ubusogi ufite imyaka ingahe? Mbarambwiza ukuri. Mfite imyaka 17. 17? Nibwo wateye ubusogi? Yego. Ukaba ufite ingahe ubu ngubu? Mfite imyaka 24. Yego. Kuva icyo gihe umaze guhura n'abagabo bangahe? Imyaka 6 umaze nyine ukora ibyo bintu. Ni benshi? Oya ntabwo ari benshi wenda unekereje ariko ndeka ndabibuka neza. Yego. Bane. Ni bane? Yego. Mwaba mwarakundanaga cyangwa se mwaba mwarahuye byaho ngaho mugahita mubateka dukora ibi n'ibi byagenze bite? Oya twarakundanaga nubwo bamwe twagiye dutandukana ariko twarakundanaga ntabwo twahuraga nk'abantu badakundana. Nese umuntu wese muhuye mwabasha kuba mwakorana nyine nk'ibyo ngibyo cyangwa se biterwa n'iki kugira ngo bigiye kuri uru rwego? Nk'umusore nk'urugero nk'ahandi cyangwa undi musore mumenyeranye kugira ngo bijye kuri urwo rwego bisaba igihe kingana iki? Dukundana mukundana nkaza ngutureta ndagukunda uwase tugakundana nawe ukankunda nyine bikaba fresh tugasohokana gutyo nyine kugira tumaranye nk'umwaka. Umwaka wose? Yego. Ko numva ugorana wa mukobwa? Nibwo rero numva yuko nyine dukundana none se ubwo tumaranye amezi abiri utangiye kumbwira ngo ibiki n'ibiki nyata numva yuko nyine ushaka gukubita wigendera. Yego. Nese okay nese basi tugiye gushaka umugabo ryari nibura ugiye tubireke? Oya nakubwiye ko byo gushaka umugabo gukundana nyine uragukundana inkundo zikunda kubamo amarira ibikomere n'ibiki ariko umuntu ngiye gushaka wenda bishobora kuganya cyangwa kwiyongera ntawamenya utonye kuzashaka umugabo ryari ngo ngiye nubatse urugo ngiye wase nubatse urugo. Kuri ngiye ndumva nugukeka ariko ntabwo mbishaka ibintu by'umugabo nabikubwiye abagabo ntabwo ndi kubimva. Yego. Dusaga nk'abagana ku musozo kandi wakoze kutubwira ndashaka kubaza kandi kabazo kuri Matsiko. Bari Matsiko nawe ajya ntira Matsiko nk'izina rye. Matsiko yahoze mu mutingangira ngo urabizi ubona mukunze ubizi kwanza abivamo amaze kuva mu butinganyi akunda ubwo mwiza nk'uyu ubase ubona mwemera ye wajya kubona ashobora gukora inshingano z'abagabo cyangwa ntajya ashobora tubwiza ukuri tubara Matsiko. Jewe byaga bigoranye byaga byoroshye uvugisha ukuri aho batinganye babaramenye abagabo bagenzi babo wenda rundi muntu yakubwiye ngo ntabwo yamunyuze ariko ngiye yaranyuraga nta nubwo ibyo ngibyo ntabwo natekerejeho ariko wenda nubwo atabikoze cyane bitari byaramufasheho cyane yaranyuraga nta kibazo. Ni ikintu wicuza kuri Matsiko yaba yatagukoreye ko yubate Matsiko njya mukumbura ku bintu nibi mbwiza ukuri ikintu nzajya mukumbura ikintu ukumva kuri Matsiko wenda bari bataragukorera cyangwa ngo babe bagira ikintu bakora ni nk'igiki kuri wowe nazamwibagira Matsiko njya mukumbura rwose. Ikintu cya mbere gutetesha nicyo kintu cya mbere. Matsiko gutetesha cyane nk'umutinganyi koko? Aratetesha cyane kezi zose azi kuzikora. Yego. Ariko n'ikindi nazibagirwa nyine ntabwo nzibagirwa ko yamemukiye. Ayiwa data we yaguteye agahinda ku mutima. Nta kundi ariko nanje kubyakira kandi igikomere cyo kizakira. Yego uwase urakoze cyane. Tuwe ku musozo inama wagira nk'abantu cyangwa se ikintu urubyiruko muri rusange n'abanyarwanda muri rusange abana batongana nkawe inama bagira nk'abantu abahungu yaba umukobwa wabajwe cyangwa umuhungu wabajwe
iki kintu kimara stress cyangwa se kimara agahinda gakabije nkawe uhuye n'ibibazo byinshi bitandukanye mu rukundo ikintu kigenda kimara agahinda gakabije cyangwa se umubabaro muri wowe ni igiki wagira abantu inama bakora? ikintu nabagira inama kuba bakumva urugero nk'umuhungu arakubabaje aragukomerekeje ku mutima kumva yuko wowe ubwawe se wiyanze ugatangira kwitesha agaciro mu bandi bagenzi be ntabwo aba ari sawa ahubwo wowe uriyakira ukavuga ati birabaye birarangiye ubuzima bwanjye buzakomeza ushobora no kuzabona undi wumva icyo gikomere uriya si yari uwanjye buri muntu nta giti kijya kibura inyoni kigwamo nta giti kijya kibura inyoni kigwamo kandi uricara ugatuza uko nasenga icya mbere no gusenga gutuza no kumva uri kwihagararaho kwiha agaciro uba uriwe ugakomeza ubuzima burakomeza. Yego wose urakoze cyane twishimiye kubana nawe kandi tunizeye ko nzagaruka kubana nawe ufite umukunzi ukwereka n'umugabo. Muzabe mfasha muri abo musenzi umukobwa mwiza nkawe nta gashira irora nirongorwa.